ibintu birakomeye cyane twinjize mu ikipe y'Imana Murera ngo gikundiro isaro ry'Inyanza ako karimbo ko nakikumvara Oreyo gikundiro Oreyo ngo turiya dusore twambaye neza wango turiya dusore twambaye neza we bakunda Reyo nayika bakunda haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga n'ubundi yakunda Reyo bayita Murera ariko reka mbabwize uko hari igihe njya kuvuga amakuru ya Rayon Sport abantu bajya banshinja ngo yanga urumva ngo urayanga ngo ivi na ivi njyewe iyo Rayon Sport yanyemeje ndemera yitwa Murera iyo Rayon Sport yanyemeje twe twatangiye kandi Fisto nuvuga ngo iyo Murera yanyemeje nje ndemera gikundiro Murera yanyemeje nje ndemera urakonfirma ndemera ntago ngendeye kukuba yatsinze wenda Jamusi bitego bine na Jamusi kababonamo bitatu ubwabyo kubona Jamusi yatinyutse kubona muri Rayon Sport ibitego bitatu naho harimo akantu ibyo ubwabyo nabyo ni ikintu cyo gutekerezaho cyane kugira ngo ubutaha bazabikosore kuko kipe nka Jamusi nubwo tuba ngo ni ikipe wenda ifite amafaranga ifite ba nyirayo bafite amafaranga muri South Sudan shampiyona yaho kubona ikipe yaho ya mbere ishobora kubonamo ibitego bitatu ibyo ntago ari ibintu bisanzwe nyine ugomba kwitekereza kuko ejo bundi wahura n'iyo Gor Mahia wahura n'iyo Al Hilal ikakubonamo byinshi biramutse iyi kipe ifite ubushobozi bwo kubonamo ibitego bitatu ariko nanone reka tujye dushima nje ntago ndi kuregendera kuri resulta zavuye mu mukino wa gishuti wa mbere w'ikipe ya Rayon Sport ahubwo munyemerere twinjire neza muri no kipe ya Rayon Sport navuga ngo uyu munsi wari umunsi ugoye cyane kuko nyuma y'aho abakunzi ba Rayon Sport bari baguza amatike bamwe na bamwe ngira ngo ibyinshi wasirika umugoro yaraye bitugarukiyeho cyane uburyo bizagenda nabonye abantu benshi banyandikira ngo twaraguza amatike yo mu mahoro bizagenda gute iki nibindi byinshi cyane ariko muhumure ibintu byose ikipe ya Rayon Sport yabishyize ku murongo kandi biri tayari cyane kuba rwose umunsi w'igikundiro uzagenda neza no kuri stade ya Kigali pe ngiye kubwanye nanishimira kariho yari kubera kujya kwipasa muremure ukajya gukodesha stade iri buze gukonsoma hafi 30% y'ibyo uri kwinjiza cyangwa 40% y'ibyo uri kwinjiza nta mpamvu kandi ugasanga uramutse ibereye n'ubundi Kigali pere ni ibisanzwe ntago turi buze kubijyamo cyane ariko ikipe ya Rayon Sport kuri uyu munsi yari ifite umukino wa mbere wa gishuti irateganya gukina imikino ibiri ya gishuti mbere ya Rayon Day mbere yuko Rayon Day iba nubango iyi kipe ya Jamus imaze icyumweru n'igice ibarizwa hano mu Rwanda iri gukorera imyitozo n'ikimenyimenyi iri gukorera imyitozo ku kibuga n'ubundi cya Rayon Sport ikoreraho umunsi ku wundi mu Nzove Training Center kandi ikibuga cya Skol muterankunga bufatanya bikorwa mukuru w'ikipe ya Rayon Sport iyi kipe iri gukorera imyitozo aracyari mukuru mufatanya umuntu uguye ikibuga umusiniya umuntu uguye ikibuga ntacyo wamunganya ko kimwe mu bibazo dufite no ku munsi w'ejo icyo kibazo narakibajije muri Ferwafa narababwiye ngo nyine birababaje kuba muri raporo mutwereka harimo ibibuga byinshi cyane ariko abanyarwanda cyangwa se amakipe yose akina hano mu Rwanda akirwanira kuri Kigali pe ugasanga amakipe agera kuri 6-8 ari kurwana no kubona imikino yabo tureka ibyo kuhakina imikino ariko ari kurwana no kuhakora imyitozo my friend Kigali pe kuva saa 12 umukinyi wa mbere abayinjiyemo imyitozo itangiye za mu gitondo kugeza saa 4 z'ijoro Kigali pe biri gukorerwamo imyitozo ku matara none tuvugishije ukuri niyo waba umeze ute sibyo niyo waba umeze ute attention hariya attention reka pasare abasore ikipe y'igihugu y'Abongereza imbere y'izo mu minota 4 bari batwongeye
Jude Bellingham w'Abongereza. Bellingham ushaka gufata mugenzi we Yerekanye. Jude Bellingham afata baro neza cyane atashyira mu ndyo ye neza. Tereka baro mu masaravata amaguru yose akora kimwe. Galactico. Jude Maestro Bellingham aterekamo igitego cyo kwishyura. Ni gute utakora siporo kandi Hopline Sport ihari ngo iguhe imyenda n'ibikoresho bya siporo bigezweho. Umunyabigwi inkwanje anywa Kevant. bamwita Jude Victor William Bellingham afata ikipe y'igihugu ya Norvege arababwira ati ntabwo tujya kuruhuka tutabishyuye, ntabwo tujya kuruhuka tukibafitiye umwenda. areba umuzamu Northern Ireland uko ahagaze ahitamo presa neza cyane yishyura ikipe y'igihugu y'Abongereza. Abongereza kimwe, ekipe y'igihugu ya Norvege igitego kimwe. Kabisa akaba uko nk'uko bimeze. Araza guca uwambaye kimwe ndetse n'ikipe y'igihugu y'Abongereza kimwe kugeza mu minota 4 batwongeye hasigaye umunota umwe. Ubwo twari tugikomeza. Attention reka turebe barayica nabi cyane ati it's offside. It's offside. Sabwa Yerekanye ati genda gake. Bambwa ati it's offside kabisa. Yerekanye waritsinze igitego ariko umusifuzi asanga Yerekanye yararimo nibyo. Yarari wenyine. Yarameze neza cyane yicaye. Bita Jude yaramuhaye pasi y'amazi. Hariya ni habera mu. Uyu mwaka nuwe kwa Muri. Kwa Muri. Umwaka nuwa Jude. Mutereke ku 10. Umuriro uraza kwaka. Yes, ubwo twari tugikomeza ku ikipe ya Murera. Niyo twari turiho ndetse tugaruka ku by'umwihariko. Mbere yuko ariko twirukanka tujyaye nuko icyo mwamenya it's half time. Shudela ku munota 35 ndetse na n'umusore Jude Bellingham uteretsemo igitego cyo kwishyura. Biba kimwe niko bagiye kuruhuka bahagaze kugeza ubu ngubu magingo aya ngaya kabisa ku ruhande rw'ikipe ya Norvege ndetse n'ikipe y'igihugu y'Abongereza 3 Lions. Kimwe niko igice cya mbere kirangiye niko iminota 45 yagaragaje imbaraga ziri hejuru cyane ku ruhande rw'ikipe y'igihugu ya Norvege ndetse n'Abongereza nk'ikipe nkuru yakomeje kugenda ishyiramo imbaraga mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Yes, ngibyo rero uko bimeze. Reka twihute cyane. Ise dandu ushizemo evuye he menaho izo naguhaye. Bita dande uzamu ntago we hari ka dukomezanye n'aba ngaba. So impamvu rero reka twihute cyane twageze muri half time show. Abakunzi ba Rayon Sport niho turi aka kanya tuvugana hataza kugira ucikwa cyangwa se ngo akererwe. Niho turi cyane narindi kuvuga ngo Kigali Pere igihe kirageze kugira ngo nayigire uhukamo. Nayiruhuke. Kigali Pere nakubwiye ngo ku isaha 12 by'umukinyi wa mbere watangiye imyitozo kugera saa 4 z'ijoro umunsi ku wundi. Ubwo sinavuga kuri tapi rouge haramuzi.
naho aba ari ukunguko saa 4 z'ijoro bikomezanya gutyo yitwa Umuri ya Jimmy muri ibirimbanyije imyitozo ku itara cyangwa za Yerekanye na za Yerekanye naho yariyo isoza kuri stade Amahoro iyo ni academy rwose nizo zaziri kuva saa 2 n'igice kugera ku isaha y'isayine academy narayemeye sasa rero icyo ndi gushaka kubwira kimwe cy'ingenzi abakunzi ba Rayon Sport mukwiye kumenya kandi mukakira nibyo ikipe ishobora gukora effort yose ishoboka ikavuga ati wenda dukeneye kwinjiza turi ikipe ikunzwe hano mu Rwanda ikipe imeze neza kurusha izindi ifite abakunzi ifite abayikurikira umunsi ku wundi kurusha izindi zose esbeta nyine yuko match nk'iriya match ikomeye mpuzamahanga tuzakina na Gor Mahia tugomba kuyishyira muri stade Amahoro isi yose u Rwanda rwose rukamenya ko Rayon Sport ifite umunsi w'igikundiro ni umunsi udasanzwe umunsi utangarizwamo buri kimwe cyose umunsi wo kugaragaza ishusho ya equipe mu mwaka w'imikino za 2026 2027 harimo byose ni ibintu nyine bakwiye gukora muri ubwo buryo ariko nanone reka mbyongereho kubera ko ushobora gupanga n'abandi bapanga ariko icy'ingenzi ni uko n'abakunzi ba Rayon Sport n'ubuyobozi bwa Rayon Sport bwabitekerejeho bugasanga n'ubundi turi kwihendera ubusa ushobora kuzisanga ibyo twaharaniye cyangwa se ibyo dushaka twebwe ubwacu nk'ikipe ya Rayon Sport ntabwo bigezweho nk'uko bikwiye kubera impamvu ABC kubera ko wenda uko duhagaze cyangwa se n'ibyo twifuza muri stade Amahoro dukurikije uburyo amatike ari kugurwa na Q&A managing stade Amahoro biragaragara ko tutari guhuza neza nk'uko bikwiye uri muno ibyo byose ni ibintu abantu batekerezaho bakareba mu nyungu muri rusange umunsi w'igikundiro Yves ni umunsi udasanzwe ni umunsi ikipe ya Rayon Sport iba expecting akuramo byibura inyungu yakuyemo buri kimwe cyose iba expecting akuramo byibura inyungu za miliyoni nka 70 y'inyungu gusa byibura nk'inyungu kuko nka Rayon Day iheruka ndabyibuka bari binjije hafi miliyoni 100 ukuyemo n'utundi twose nibyo bari bishyuye basaguye hafi miliyoni 70 na ayo ni amafaranga menshi cyane kuri Rayon Sport cyane hari abakinnyi tarishyura sibyo hari abakinnyi bitaragenda neza kugeza ubu ngubu cyaba ari igihe cyiza cyo kubishyura cyaba ari igihe cyiza cyo gukora n'izindi diro n'abatameze neza ku ino mikino ya gishuti ni igihe cyiza cyo kugira ngo bayibone ni igihe cyiza cyo kugira ngo abakunzi ba Rayon Sport batabashije kuyibona ku mukino w'uno munsi niyo munsi bagomba kuyirebera babone ikipe yabo yafashe irangi babone ikipe yabo yafashe uko imeze ntago yafite irangi aka kanya ariko byibura babone ngo imeze gutya so icyo nshaka kwirukanka rero tugarukaho mu rwego rwo kwitegura neza umukino bafitanye n'ikipe y'igihugu na Kosoni n'ikipe ya Gor Mahia mu gihugu cya Kenya ndetse n'imikino ya Sekafa ko Rayon Sport yisanze mu itsinda ritoroshye hagari itsinda ryoroshye cyane Taska Al Hilal irimo aho ngaho ntago ari itsinda ryoroshye cyane bagomba kwitegura neza mu buryo uri hejuru cyane niyo bita kikosi cha Valente ya Zanzibar so kubakinyi rero yinjijemo bose cyari igihe cyiza cyo kureba ngo ese tuzatekereza nde tuzahuza nde tuzaba dufite nde muri muno yego ninde tuzabanza mu kibuga ninde tuzashyira hanze kuko ikipe ni nshya ibyo ntago tubitindaho ikipe ni nshya umutoza hari ingingo akeneye kumenya ngo nzabanza monde uri muno cyane ninde tuzaha amahirwe ninde ukwiye kubanzamo so ni umukino ukomeye rero wabaye kuri uyu munsi wahuzaga ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Jamus ni ikipe y'igihugu nase ibintu by'ikipe y'igihugu biri kunzamo cyane ni iki gikombe cy'isi Jamus arega turi gusomezanya n'igikombe cy'isi Jamus ni ikipe ibarizwa mu gihugu cya South Sudan ndetse imwe mu makipe iri ku rwego ruhambaye imwe mu makipe yitwaye neza hariya kuko nubwo itatwaye igikombe ariko ni imwe mu makipe meza
yitwa Limerek Bintu nawe yabarushije amanota make cyane ikinamo babashimwe Salena basera umugware Omar na ba Chabalala ariko Jamus rimwe makipe ifite umwana w'ikipe Muhire Kevin ni hakina muri Jamus ndetse n'abandi banyamahanga benshi cyane n'abitwa ba Paul Gomis baciye muri Rayon Sport niho bakinaga muri ino kipe bayigiyemo igihe kinini cyane ndabyibuka ni imwe mu makipe meza kandi ntekereza ko yagomba gutanga urugero rwiza nyine test nziza kuri Rayon Sport no kureba abakinnyi bamwe na bamwe iyi kipe yaguze no kureba urwego rwabo ushobora kugira amatsiko ukibaza ngo ese uyu munsi Rayon Sport byari byagenze gute 11 beza bayi yari yabanjemo kuri uyu munsi bari bande nibyo byose nabibateguriye mu ncamake kuri umukino wagenze wabereye kuri stade ya Gicumbi stade nshya cyane ifitemo peruzi nshya ndetse namenya makuru ko ira stade Ferwafa yubatse ikibuga ariko akarere ka Gicumbi kazubaka tribune nziza cyane so biriya byose bazabihindura so ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport unyuzemo gace babanjemo abakinyi barimo Idrissa Kuyate umuzamu niwe wari uri mu izamu muri 11 babanjemo kuri uyu munsi Nshimiyimana Emmanuel Kabanga yarari kuri kabiri Charles Chaplau ndetse na Matumono bari mu mutima wa defense Ganijuru ari kuri gatatu hagati hari Bebeto Christian harimo witwa Jingaro ndetse na Nkundimana Fabio uni murumva kipe yaririmo uruhande rumwe rwacagaho Muhoza Daniel urundi rurugucaho Eritatu bataratangaza ubwo nabyo turabigarukaho batakisha Mubaraka nisa Imana Mubaraka uri murumva baguze mu ikipe ya yego iyo niyo kipe 11 beza ikipe ya Rayon Sport yari yabanjemo uyumvise bo Kuyate ntago ari umuzamu na Kespe na Vanka zaba ari umuzamu wa mbere sibyo yego abandi bose bo nigerageza kureba ise ninde wafitinga ku mwanya rimwe uretse Kabange na Ganijuru navango bafite umwanya uruhande rwa hari ingingo ariko abandi bose ni ukugerageza ko bose nibashya ashobora kuza aba bandi bigasiga ari abakinyi basanzwe uri murumva defense ya Chaprawi na Matumona ishobora no guhinduka nayo hari amahirwe ko yazahinduka ubwo nabyo mba mbinyozanyizemo bijyanye n'amakuru gake mba ndi kumva nayo ishobora kuzahinduka nabyo birashoboka cyane ikindi igice cya mbere cyaje kurangira ari igitego kimwe kuri kimwe yive ni murumva igice cya kabiri Rayon Sport isikiramo indi kipe nshya yinjizamo mu izamu Mugisha Yive muri defense yose yisihinduka hazamo muri axe central hazamo Fabrice ndetse na Nshuti Didier bakuye mu ikipe ya Gorilla uyu mwana muto bazamuye witwa Arufa ajya kuri kabiri hajyamo n'undi mupeti ukiri muto cyane witwa Alexandre wahise ujya kuri gatatu yego urimo numva hahita hinjiramo hagati mu kibuga Issa Djiguiba wagiye mu kibuga simbuye ko yakinye iminota 25 gusa haza Boris Gibenu munya Central International nawe yahise yinjira mu kibuga hazamo umwe mu winga bazatanga ibyishimo mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport Atiso Antonio Kojo ndetse na Tony Kitoga urimo urumva abo nibo bakinnyi bagaragaye kuri uyu mukino wose muri rusange ikipe ya Rayon Sport yakinaga n'ikipe ya Jamus FC muri South Sudan Jamus ngira ngo ngiyembanyuriramo ko ari ngiyembanyuriramo buri mukinnyi abakinnyi bagiye bajyamo n'abandi uri murumva batandukanye so kuri ino kipe rero navuga ngo ibitego 4 Yves byatsinzwe na Mubaraka ku igice cyambe cyanaguye ko cyarangiye ari kimwe kuri kimwe kandi rwa Rayon Sport turiho ko niyo turiho Mubaraka niwe watsinze igitego ku munota wa 18 gusa w'igice cyambe sa confirma arabati jewe ndaterekamo Nizeyimana Mubaraka kose rutayizamu izemo Mubaraka isaterekamo igitego cyambe ku munota wa 18 ku mbaraga ze Tony Kitoga cya mu kibuga terekamo igitego
wa 46 ndetse na 85 Toni murumva Kitoga ndetse na umwe mu bawinga nababwiye ngo uri gukora ibitangaza mu myitozo ya Rayon Sport yitwa Antonio Atisoko Joe aza guterekamo igitego cya kane, ibitego 4 kuri 3 by'ikipe ya Jamus. Niko umukino waje kurangira. Jamus nayo yari iri kwiyandayanda. N'undi mukino mwiza uw'ingenzi ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport ukomeza kubafasha mu kwitegura imikino bafite imbere yaba Sekafa ndetse n'umunsi w'igikundiro bafite ku itariki 18 z'ukwa 7/2026. Rayon Sport ubwo abakunzi bayo nabona ko batangiye kwishimira cyangwa se kubona sasa rero imyitwarire y'abakinnyi babo. Sasa rero ndagira ngo abakunzi ba Rayon Sport mwigire hino. Narabivuze minsi ishize mbona muri comment abantu ba followinga kuri Instagram nitwa Blaze Gakunzi hose niko nitwa. Narabivuze Ive mbona bamwe barabikerenza. Uri murongo ubona bamwe ntabwo babyumva neza, ntabwo bari kubyumva neza nta nubwo bashaka no no ukaba uri kubyumva ariko hari nubwo mba mbona mudashaka kubyumva neza cyane nkuko byagakwiye. Narababwiye ngo muri uno mwaka w'imikino uri murongo turi kumwe cyane muri uno mwaka w'imikino tugiye gutangira 2026 2027 tugiye gutangira. Nubwa mbere Rayon Sport ni abakunzi ba Rayon Sport mwigire hino, abo kuri Isango bari kuri YouTube Isango Sports bari gukurikirana neza amakuru yo bari kubona amafoto y'abakinyi byose turimo turagenda tubishyiraho neza cyane yakoze cyane Fisto. Uyu mwaka w'imikino kuri recruitment zose cyangwa se abakinnyi bashya ikipe ya Rayon Sport yinjizemo kugeza amagingo aya ntihagire unyobye, ntihagire unjyana mu bandi ngo bajingaro ya jingaro simwemera. Ibrahim Jingalo uyu ngo Agbeni wavuye muri Central Africa simwemera, shyira ku ruhande ntago mwemera kandi n'uburenganzira bwanjye nawe ufite ubwawe no kuvuga kubyumva no kubishaka kandi sindi buzano ngo ngewe nkubeshye kandi sunavuga uko bishaka ahubwo ureba imibare ye naho yavuye ibihari ngendeye ku mibare ngendeye kuri quality y'umukinyi n'ibindi byo. Yego abantu barabizi ko nge ntajya nca ku ruhande. Rayon Sport ifite umukinyi Issa Djiguiba numwe mu bakinnyi beza ngewe nzi neza ndetse mfitiye ikize ntago ibi ngibi muri kubona my friend. Issa Djiguiba yakinye iminota 25 gusa atanga assist 2 mu kibuga. Uyu ni pure class. Iminota 25 uyu ni umukinyi iminota 25 atanga assist 2. Iminota 25 twaramusobanura tuvuga ngo ikibazo wowe wazagira ni ukuba udafite rutayizamu mwiza. Ikibazo wazagira ni ukutamenya umukinnyi w'umusuperstar MVP. Niba Manuel rutayizamu ashobora kuzatsinda 20 na umva wowe ikibazo Rayon Sport yazagira ni ukutagira rutayizamu mwiza uzi gukorana na Issa Djiguiba. My friend uyu ni MVP. Aguha baro zo kukwirukanisha. Uyu ni MVP. Stade yuzuye akaguha baro 2 z'amazi ukazirata. Champion ikomeye muri Mali. Ntabwo ibi binako yakoze muri ino match uyu munsi byatunguranye. Ntabwo ari umukinnyi uraho. Issa Djiguiba abantu nibaze kubifata nk'ibintu birangwa. Uyu ntabwo ari umukinnyi usanzwe my friend, yatandukanye n'aba bandi international Mariye. Ndabwira umukinnyi Rayon Sport yaguze udasanzwe. Ndimo ndabwira umukinnyi uremereye cyane. Uyu munsi je nibariza nabajije abantu bose abanyamakuru hariya muri Mali bose bambwira ati twese expecting ko uyu musore azajya mu Bufaransa cyangwa muri South Africa mu ma equipe akomeye mu bihugu bikomeye by'ibinyamupira. Ubu ntago turumva uburyo yaje mu Rwanda. Izi nizo nkuru mbashaka. Kanze mureri mutereke ku itara rero urebe. Izi nizo nkuru mbashaka. Ahibera gikundira. Na Toni Kitoga yemeye aravati dufite umukinnyi. Aravuga ati nshobora kuzatsinda ibitego
abantu bakanyibazaho sinabikubwiye Tony Kitoga Tony Kitoga yavuze ngo ubwenge nabyumvise abantu twaganiye bamwe ngo uyu mukinyi u Rwanda rwose ruzamura uwitwa Tony Kitoga arishimye cyane tinya umukinyi abakinyi bagenze bose bakubwira ngo uyu mukinyi igihugu cyose kizishima uyu mukinyi agiye gutanga ibyishimo ahubwo ngo uyu mukinyi agiye gutanga ibyishimo ku Rayon ya mafaranga Rayon batanga muyategura ari menshi arajya atahana igipfurumba Issa Djiguiba ni uzayatwara yose Issa Djiguiba buri match kuri Kigali Pele Stadium kandi kubikubwira ngo ni uzayatwara yose ubwo rero abamwegereye Djiguiba uyu ni umukinyi urebe kuri Rayon Day bazamubwire ikindi nsoreza ashaka envelope ikindi nsoreza ikindi ngiye gusoreza Rayon Sport mumenye ko mufite Rayon Sport abakunzi ba Rayon Sport mudukurikiye aka kanya uri muno mwicare mumenye ko mufite umuwinga ushobora kuzabibagiza Azizi Basane Nkuranya wari warabaswe n'icyitwa agacupa icyitwa manyinya Jabindi Azizi Basane ngo bamugonga yajyaga kwireguza ngo ariko namwe ngo mwankodeshereje hafi y'akaba ibyo witwaza menya Azizi Basane aka kantu ze gukora muri bwa buryo Azizi Basane urimo